twumvikane ngurangije uretse gato umutwara muri hoteli ya Nyandungu gashobora kujya kureba niba zimukwiye ngende gake ngo izi kabutura za sport ku bantu mujye kureba muri ku kiri kimenyi aho yarukiye i Kigali aya makabutura kimenyi yarayambaye uko ari abiri mugende mujye kureba noneho dore ngizi bazimpaye ayane kene Natasha hari ibyo byarakaje umuntu bita Muyango aravuga ati ni gute umugore ashobora kuva muri Australia ibwota amasimbi akaza akajya kurongorera umugabo wanjye muri Paris Nyandungu ya Gashora ngo niyo wamutwaye Natasha ngo ariyo mpamvu iriya video twabonye ndi gukubwira ukuntu amakuru ameze iriya video twabonye urimo gukina n'abana urimo kunyumva hanyuma ugatanga message ivuga Zadi buretse ufite ikibazo nakivuga ureke kuvuga umeze nk'uri guca amakoma Godfather ya please mwareka please kumva turimo turakumva ratajiha okay twagiye wasabye imbabazi nzisabande ikintu cyaciye ugikuba ejo nuko Jihad ngo video wakoresheje ushumika Natasha ku bibazo bya Muyango na Kimenyi ngo wayihawe na Muyango uri umukozi wa Muyango Godfather ibintu bimeze gutya na Jihad ntabwo buretse nimwe muba mwizanye reka babivuga uko muba mwabibabwiye dada upo Godfather aramamagara ambwiye ngo nishyuye Keza amafaranga ngo nimba ngo nundi mugabo ngo batege ngo Muyango bambwira ngero figisha kuri vuga ku bintu bindeba kuko jewe ibintu bijemo Keza nabandi bantu vuga ku bindeba ibindi simbizi kuko urabizi neza twaravuganye ibyo Natasha none niba nta bindeba birahanga hanje kufanya nini hapa please cyo baguhamagare sinyizi ja Godfather goodbye baby I'm not kids Jihad kumana mumbe ja buretse manza bitanye kihe kubazo na n'umuntu kuri kumbuza kuvuga Jihad Muyango yagutumye gushumika Natasha buretse gato aguha video urazura muragira ibisiga maze bakubwira rindira kabagirwe imbirisiga wambwawe ndakwiyamye reka Natasha avuga ibyo avuga reka kuza kumbegera hanga barakubaga uragenda ujya gusaba imbabazi kabagirwe ibisiga wagiye gusaba imbabazi mugo Tewari ekiri wono sabimbwa amazi wandaya Natasha navuga ibyo avuga nimba afite ikibazo jewe tuvugana naho ibyo kuzana ibyo kuvuga madame wagiye gusaba imbabazi nakubugumya Tewari ekiziba kiri wono wamakuri Natasha tugende gake Natasha wabadeka wabaye Natasha yafite umujinya avuga urugande buretse uzumwumve nataniki Jia njye namubwiye ngiye bikiza amazima yavuyeyo nta kibazo mfitanye n'umuntu nibyo buretse gatoya waretse ko nanjye numva mushobora kuba mwashirishijemo muri izira yifu zanyu ibi ahangaha ko wagira ngo habe ko muri nuze mwambwiye icyo ibijya muvuga nkigendera ko reka nkubwire Godfather aravuze ngo reka mpamagare Jihad kwa kundi ubuzashaka iki Godfather sara nkumbuye ahangaha arabizi ko tuziranye ndagusubiye Jiha warabiye najyayo voice kumvikana ikintu kimwe tugende gake buretse gato mwimvugiramo ntabwo nyegeze kuvugira uruhande ngo nyiri tiko Jihad wavuye niwe muntu wa mbere muri bibazo bya Muyango na Kimenyi watatse umuntu wa mbere uza wataka Natasha buretse gatoya rindira hano ese ubu mwavuze ko ikibazo kimeze nkabasubiza je ntago nje kwisobanura hano singa nisobanura mu ndaya no kuko abantu bose batoza hano bamwe na bamwe ridaya mbwira ibyo mbwira nanjye unshyizemo indaya ni wowe oya sheri mvuze bamwe na bamwe hano mami sheri wowe ninjya no kuvugura amanuka kuko sinatukana ahantu uri ndakubwira wibeshye niba ndi indaya ubuzaze nguye Jiha okay reka tubeseriye noneho tugire tubeseriye ukumva iyo ugiye kuvugira hejuru ugiye kare mekanizme dafaza kamagira hejuru ndabaza uri mu bantu bakoze ikiganiro kibasira Natasha hano
yes or no? kibasira Natasha Yego uzana n'abana be video y'abana be nyine wimvugiramo ikiganiro umaze kukizana hanyuma ikiganiro waje kugisiba ukivanaho ariko ukivanaho uko Natasha yaguhamagaye arakubwira ati Jihad warenze umurongo utukura ntabwo ushobora kunyibasira muri ubu buryo. Jihad wabyutse mu gitondo cisha itabona ikiganiro wagenda ukivanaho ukora ikindi kiganiro gisaba imbabazi ariko ikintu gitunguranye mu magamba ngera havuye ikuzimu mu kirunga wavuze ko iyo video aya magambo nayabwiwe ejo nahana ngabyo yaravuzwe hano ejo bakukomoje wose ndi kuko bivuze bivugwa ko wowe wavuze ko byavuzwe nande iyo ari ibintu biri kuvuga mucye muri vuga ibintu byumvikana bivugwa ko wowe iyo video byavuzwe nande Natasha amaze kubitubwira none Natasha bitubwiye okay ko iyo video wayihawe na Muyango kugira ngo ushumike Natasha. Turavuga ati bishoboka bite Jihad asigaye akora mu iposta ku buryo deliveryinga ibyo abantu badashobora kwivugira. Niyo mpamvu twakwifuza wowe ibyo bintu byarabaye koko kugeraho ukoreshwa ugakora ikiganiro ukanagisibishwa ugakora ikindi ariko Jihad ikintu ngo cyababaje kurushaho icyo kiganiro gisaba imbabazi nyuma y'iminsi mike waragiye hahandi hasaba imbabazi uhita uhavanamo. Ijambo ni ryawe. Umva nkubwire Godfrey reka mbikubwiza ukuri. Iyo video nta muntu wayimaye meme na Muyango ntayo yampaye. Ni video nanjye ubwanjye nifitiye. Yesu Kristo. Iyi code DJ ubwanjye nari codinze muri telefone yanjye ndayifite. Uri kumva? None se Natasha nguyu. Natasha buretse gato cyane ngo iki aho yayipostinze hose twazikuyeho. Uri kumva? Iyi video ndayibika. Uri kumva? Ikintu cyatumye buretse gatoya. Rindira gatoya njewe shaka makuru please unzanire ibintu byo kunterekera amagambo mu kanwa ndangije video subiza inyuma kuko ni video nari codinze kera video subiza inyuma ndayumva sanga uyu mugore ari kuvugamo ko abana ngo bazaba ngo nka anko Kimenyi aba bana se bafite se witwa Kimenyi iyo video ndayifite natawi kwikanga gutyo ndayifite abana bafite amara harimo dadike ntago harimo Kimenyi please bafite ngo anko ke nuko rero mu mihanda twebwe tuba tubazi kandi urabizi neza yuko uziranye na Kimenyi byinshi cyane mada tujye tureka kubeshya ejo se wari uri kwivugira ngo niyo yacu kukuguru n'ibiki byose dukomeze iyo video ndavuga nti abana barimo anko ke Natasha ni wowe wizanye hano hamwe mvuge nawe uraza kuza kuvuga ngwande kubanza uvuge ndaza kuvuga nyuma umva nawe ba wambabariye ukaba uri kumvira hasi ko jewe ntashaka kuvuga n'abahantu ariko sibwo n'ibiki ivugire Jihad ndakuba ivugire oya buretse je nubahanana nivugire nta kintu gutwara ivugire ngenda jya mute reka ivugire ubwo neza amatwi ndiko kumva okay noneho buretse video ndakunkora ikiganiro nyivugaho turi kumvikana uburyo bwanjye nabivuzeho n'ubu video ndacyazifite zarakaswe turazisevinga noneho njyewe ikiganiro nagikoze nyuma umushuti wanjye wenda na Natasha ni famille nubaha nkunda arantelefona si ngombwa ko muvuga hano kubera ko jewe uwo muntu ndamwubaha arantelefona aranambura uri kumva arambwira ati Jihad wakoze ikiganiro uvuga yuko bivugwa yuko bari abana bishobora kuba ari abakimenyi na Natasha nukuri ntago ari byo sabe uri kumva kuba abantu baziranye ntibivuze ko bana babyaranye shashu rwose ntago ari byo kandi n'abana amasura abo yashyizemo agaragara noneho ni kandi aravuga ati ikindi yambwiye ngo tuvugane cyangwa se ashyireho bavuga bwiki abavoka bakurege kuko warengereye washyizemo abana bamubwira nti shu nimuvugishe nijye mu buzima bwanjye sinkunda ibintu binteranya n'umuntu ikosa ryabaye nuko hajemo n'ishusho y'abana kandi je sinjya nkora ibiganiro birimo abana muzabyitegereze nikosa ryabaye nuko ntigeze mfuka bari abana kuko ni ibintu bitari confirmed mu ntega amatwi nariko itsoke njewe turabikuramo ntari bariko nawe nabone kumumbwirire kuko uyu mugore nta na nimero ziwe nagiraga please mvugana na team ndabibabwira
baje turavugana turabisotigana babwira ni rero njyewe mu buzima bwanjye uretse niyo bitaba abana umuntu wese namukoze ikiganiro mpora mbivuga n'abantu mwese murabizi iyo kimubangamiye arambwira je nkagikuraho nta ribi nko kugira ngo bitere intambara uwo ni njyewe cyangwa no kuzana ibintu byo guterana amatika adashoboka ikiganiro ndangije uyu nguyu aransobanurira anasobanura na situation yababyayemo sinje kuyizana ahangaha ni umubyeyi ibyo sinabivamo kuko ntiyabyizaniye aha ni ibintu twavuganiye mu gikari ndangije ndamubwira nti tuza jewe ndabikuramo uri kumva ndagaruka ndicara nkora ikiganiro ndavuga nti muribuka tuvuga kuri ibi aba bana ntago nkuko byavugwaga Save yababyaye nabuyu yababyaye gutya na gutya nta nubwo ibyo bintu twakwirirwa tunabyinjiramo uri kumva ndangije ndamubwira namusabye imbabazi mu mbere uri kumva ndangije jewe ndagenda ndegama icyo kiganiro kiracyahari nako kanabivuzemo karacyarimo kiratarimo bamwanyweye amashampanye menshi nimumenye ko bihari ahubwo ikibazo gihari urashaka gutukana nanjye kubera ibyo bintu byabaye kuko iyo video irahari zishobora no kuyikoraho niko bimeze Natasha ntuze kunyikorera muri iyi mihanda kugira kuko nanjye ntundusha umutwe munini wo kwitorera arimo aragushyushya arimo aragushyushya rero Godfather wiza gushyushya ahangaha n'ibiki byose je sinkunda umuntu mushyirira amagambo mu kanwa uwo ni njyewe ona kubugumya ikindi nta muntu wantumye nta nuwantuma kuko nta muntu wanegeka kuvuga ikintu nta n'umuntu kuko jewe nshaka makuru kandi ikindi Natasha nguhamagaye kanga twavuganye kuri telefone turi kumwe n'uwo mushuti wacu no urabizi ko ari umushuti wanjye Tishobora kumuzana hanga kuko ndamwuba ubwo surumva koko Natasha ikibazo ufitanye nawe ni iki keretse ahubwo nimba ushaka yuko bijya mu mategeko nta kibazo iyo video irahari ndacyayibitse ikubugumya nze wawe ndeko nkanvuga Mesrine nambaye ku macasi twacha kakati au mkazo njagazaki nze sina cece kwagaza yabadankamba okay Godfather goodbye see you uretse kugenda amva jiha nta muntu waje kugwamagara kuvuga kuri ibintu ejo jiha rateka mubwire nje nabwiye Godfather nambengeyo na Jihad ibyanjye na Jihad twarabirangije Jihad yasibye ikiganiro ndamubwira ikibazo cy'abanyarwanda ni kimwe iki ba promoting ntabwo bajye ba promoting ikintu cyiza kuko nta muntu n'umwe nabonye akatama ka video ngo agapostinga kuri TikTok cyangwa kuri YouTube avuga ngo Jihad yasabye imbabazi yakoze mistake ariko kubera ko abantu twe dukunde byonone se niho mpamvu ba promoting ikibi ariko ikiza ntibagikira gute bagishira imbere namwanje na Jihad nta kintu dupfa nta na kimwe rwose habi ibyanjye na Jihad twabimara ariko uyu kubera ko ashaka gushumika no kubugumya mbabarire nyumvira umudamu uretse gato no ntabwo Jihad niki ejo nta muntu akubwiye kuri ibi bintu ninjye abikubwiye Godfather ntabwo wari wasibye ngo urakora live Godfather ubu nisekewe wambaza gukora live igihe cyose sinkora ama live okay so rero tukira hangaha Jihad sibyo ibintu bijyanye na Natasha birarangiye cyangwa ntabwo birangiye ibintu byawe na Natasha birarangiye tugarutse thank you by the way mfatiyeho n'umwanya nje munkure muri bino bintu kasta bari gukure bawabijemo none waje kuvuga ibyo twavuganye muri ni box ujya no twarabirangije nje na Jihad none se Godfather wowe urashaka kunteranya n'abantu cyangwa cyayagaragara kushumikisha imbaru guteranya n'abantu Jihad umuntu acumikisha ndakubaza ngiye guteranya n'abantu ndakubaza ibi bintu biva nguyu se wewe uri kubyivugira nyirukite uretse gato Jihad none se Godfather ikibazo rukunika ni kandi ntutume mvuga ndakumva
gushyiraho iyo foto ya Muyango na Kimenyi ni uko bakunze cyangwa wayigize profile picture. Ndakubaza Ajya mbwira aho kugira ngo ate umwanya we cyangwa ikigewe ngende umuntu wumva naca bugufi, ariko iyo nzamukanye nanjye ndazamuka. Ikibazo cya Muyango na Kimenyi nakivuzeho ja faza uba wabaci ikibazo cya Muyango n'inshuti yawe. Muyango ni inshuti yawe ja. Muyango ni inshuti yawe. Jewe ntago njya mvuga inshuti zanjye rero bye. Are you sure? Mutwara kwa Keza. Ndapfuye we man Godfa ubona usanga mu ngomba ku complaining umuntu uzagusanga mu ijuru. Ariko mfite ikibazo kimwe cyo kubaza abanyarwanda bose na Godfather na Natasha. Nanjye ndimo. Yego. Njye ntabwo n'umunyarwanda ndi umuzayirwa uvanze n'umuganda. Okay, abantu bose abantu bose bari kuri live yawe nawe urimo. Oya njye ntukiremo. Oya nawe ndagushyiramo. Nze sagara. Biva kuki? Ndashaka munsanurire kugira mbashe kucyumva, ndabasabye n'abantu bari muri comment bamfashe, sibyo? Biva kuki? Kuba njyewe nawe turi inshuti. Yego. Ugahera ku munsi wa mbere undi kodinga, sibyo? Uhera ku munsi wa mbere undi kodinga, uransura ndi kodinze, turavuganye urandi kodinze kandi nta kibazo dufitanye, kandi wumva ko turi inshuti. Uba uteganya iki? Nana reka nkubwire. Muri iyi minsi hari ibintu twananiwe kwiga nkatwe abantu. Hari kuba tuziranye. Ariko tutari inshuti. Ntabwo nari ngiye kuri ntuza ndaje. Warubwiye ngo iki? Ubundi yego kiva kuki? Yego wumva ngo abantu ni inshuti. Umuntu akakuganiza muri inshuti cyangwa se muragendana, guhera ku munsi wa mbere aragusyara kuri kodinze, muravuganya ara kuri kodinze, target bari yihe? Icyo kibazo ufite? Yego. Listen to me. Nana. Yes. Nukuba umuntu yaritiranyije ibintu. Hari ukuba tuziranye ko tutari inshuti. Dushobora no kuba tuziranye tuvugana ko tutari inshuti yo kuba nshobora kukwizera. Ya Nyandungu gashobora kujya kureba niba zimukwiye. Yendega ngo izi kabutura za sport ku bantu mujya kureba muri kukiri Kimenyi aho yarukiye Kigali, aya makabutura Kimenyi yari ayambaye uko ari abiri, mugende mujye kureba. Noneho dore ngizi bazimpaye kene Natasha ari byo byarakaje umuntu bita guys mutapinge screen. Ari byo byarakaje umuntu bita Muyango, aravuga ati ni gute umugore ashobora kuva muri Australia ibwota amasimbi akaza akajya kurongorera umugabo wanjye muri Paris Nyandungu yagashora, ngo niyo wamutwaye Natasha, ngo ariyo mpamvu iriya video twabonye. Ndi kukubwira ukuntu amakuru ameze. Iriya video twabonye urimo gukina n'abana, urimo kunyumva, hanyuma ugatanga message ivuga Zadi Muyango. Iriya video iravuga ngo iki? Ese wayimpaye kugira ngo duce uruzi? Reka musetse Godfa, uzi ko iriya video nayipostinze 2022. Uheruka mu Rwanda ryari? Nyine nari nicyo kibazo nshaka kubaza. Uherukana na Kimenyi ryari? Mperukana kurebana na Kimenyi face to face 2016. Oya urabeshye. Turavuga ibingibi byibanga hamwe mwagiye muri karate ejo bundi muhura. Ibingibi bagushinja cyaho muhurira. Godfather, nkoreke passport yanjye, nkoreke visa ya nyuma irimo yo muri Afrika. Nikwereke Kigali. Mbwira ndi kukumva, siko ndi kubwira ngiye ibiri. Nanjye ndimo ndagusubiza, ngiye mperuka kumureba face to face. Washukishije Kimenyi zikabutura za sport ngo zigura amadolari, ariko nabonye zihenze. Zigura amadolari 210 y'amanyamerika. To twagiye rero tubwire ukuri nukuhe friendship yawe na Kimenyi ni yihe aya masaha ivamo ko ugiye kumushipira kwa mutwara muri Australia, aribwo ibi bibazo byose washyizeho n'amafaranga menshi kugira ngo atandukane n'uriya mukobwa ndetse n'abangaba bandi bivuga ko ari wowe ugenda ubakoresha.
ijambo ni iryawe. Ariyo mpamvu umuntu wa mbere Muyango yabanje kwataka ni wowe na mbere yuko yataka Keza. Ibyo ngibyo tubiziranyeho n'aba bantu bose murabizi mu sharing live. Byabaye ntibyabaye, si wowe bitero bwa mbere byagenze gute? Jihad yakubwiye ko impamvu yabiteye ndashaka kugira ngo ibibazo ntabwo nza kubikomanya, utubwire umubano wawe na Kimenyi, utubwire n'impamvu umudamu ashobora kuguteraho ibitero anyuze muri Jihad. Aya masaha Clement DC nawe agafatiraho akaza akavuga ibintu bimeze kuriya. Guys, mu sharing live twagiye. Godfather, njyewe na Kimenyi tuziranye kuva kera pe. Na Muyango ataraza mu buzima bwe. Ese ko ndi kumva abantu bose bashaka gusenyera Kimenyi baziranye nawe kuva kera, ngo nantuza ngo baziranye kuva kera. Sumbajije ngo friendship yanjye nawe imeze gute? Nasuragira ngo nkubwire ngo imeze gute. Tabanje kuvuga ko tuziranye. Nase wabo inshuti n'umuntu mutaziranye. Oya mamusira, oya kumenyana, ariko abantu bamenyana mu buryo bubiri butandukanye. Okay, twakuriye turi abana bose bo mu Gatenge Kicukiro. Ndapfuye. Sinababwiye. Aha. Nasuragira ngo nkugenze nti. We ndi kukumva nguteza amatwi, abanyarwanda bari kumva twagiye. Urumva naho nziranye nawe. Simfite gahunda abanyarwanda kaza abantu 712 mudukurikiranye. Simfite gahunda yo gusenya, sinzi Muyango, si inshuti yanjye, ntituranahura, sinzi mubona nkuko mubona kuri televiziyo no kuri telefone yanjye. Ntacyo mwifuriza ikibi, nta nicyo rwose pe, kandi mwifuriza kubaka. Ntacyo mpfa nawe, nta n'uruhari. N'uwo ngo nimba bakeza njye amafaranga yanjye aramvuna. Keza ubwo ngo mwifuriza kubaka. Keza yakoranye inama na DJ Brian, urimo kunyumva? Ngo amubwira ngo ko ari ngiye mwishyura. Buretse gato ngo y'ukuntu ngo bakubaka ruriya rugo, ariko tuza kumenya amakuru uko bombi babagabanye. Niyo makuru ari kuvugwa. So nawe rero witubwira ngo urashaka kumwubakira kubera iki ushaka kumwubakira? Mwifuriza ibyiza ntabwo mwubakira kuko Imana niyo yubakira umuntu, ntabwo njye ntabwo rero. Ariko amagambo Clement yakuvuze wayumvishe? Nawe yayavuze mu makuru adafite. Ye nkuko na Jihad bwa mbere yabikoze agakora indi video avuguruza, ariko yabizi ko twebwe abanyarwanda dukunda gukuramo nyine bidafite umumaro, bifite umumaro ntabwo tubikora. Ngaho tugende ijambo n'iryo nuko nawe ari bumenye ukuri. Cyangwa se nawe ko ndabizi ni professional, arakora research amenye ukuri. Umubano wawe oya mbere yuko ugerayo wari utangiye kutubwira umubano wawe na Ntuza na Kimenyi. Nibubwiye ko turi abantu bamwe mu Gatenga. Ni umubano ufitanye nawe. Ni umushuti wanjye. Turavugana. Mbere twaravuganaga ariko ubu ntabwo tuvugana. Mperuka kumubona face to face 2016. Niwe munsi wa nyuma, niwe mwaka wa nyuma mperuka kumuboneramo. Uheruka kuvugana nawe ryari? Mperuka kuvugana nawe duheruka kuvugana gutya kuri telefone gutya kwezi kwashize. Ukwezi kwashize. Na message ngena mwohereje ntabwo yinsubije. Muyango kubera iki kugeza amasaha ariwe mu bantu bose yarenza abantu b'i Kigali, akarenga ba Kampala, akarenga i Burundi, akajya ku wundi mugabane, akajya muri Australia akagusanga kugutera yo kwataka. Nanjye abaye hano ntabaza, ntaba nkubeshye. Naba nkubeshye gusa icyo nshaka kubabwira ni kimwe. Ni kimwe. Ngiye Godfather. Uyu Muyango yamaze kwagera ari hasi ubutumwa. Kibazo kigambe kirazamo. Njyewe ndasobanura ndakizi. Njyewe ntabwo nshaka umuntu uzongera kunshira muri bino bigambo byanyu, muri biskando. Nimba batandukanye kiza mwamenya aho batandukane n'uwabizanye. Please mpa amahoro yanjye no kumentioninga mama w'impanga. Icyo cyubahira Imana gihabake kuri iyi si. Izo mpanga bivuga ko ari za Kimenyi nkuko Jihad yabivuze. Nta bushobozi buhari bwo kubyara impanga, ntabwo. Please. Ntabwo hari, ntabwo arabi. Ntabwo arabi. Gahunda yo kumujyana muri Australia byaba ari ikinyoma. Ndi married, ndazana gute umugabo utari uwanjye? Uri married ufite umugabo mubana? Inka yanjye.
wowe urazana umugabo uramugereka ku wundi ese Godfather nawe rero hari ibibazo ubaza bimeze nk'iby'abana bato uzi iby'iburayi kuzana umuntu iburayi nuko mugomba kuba ari umugabo wawe right siko bimeze siko ubizi niko bizi ndazana umugabo mfite umugabo nimba noneho n'ibyo nabyo mbishireho umucyo nimba hari minds zitekereza ko naba kuko turi inshuti mba hanze ko ntekereza kumuzana icyo ni inzozi aza gutungira mu Rwanda uri muri Australia antunze gute se azantungisha iki igitsina afite nose igitsina nicyo gitungisha umuntu please Godfather by the way bino bintu biri serious they are more than serious ariko wifashe iki kibazo uretse gato iki kibazo cy'amakimbirane hari ikintu waba ukiziho cy'amakimbirane yahe y'inshuti yawe nibiri ku uyu munsi ntabyo urifashe reka nkubwire Godfather ononyake kisinga cye wawuride kiro no urira n'amadobozi go muntu nga yeyogerera oyegara nkugambeke kati yeyogerere kati ibyo kati Godfather sawa zino we bakuteka ku simu ngori mu kweyogera weka nga we kuma ko muniro kati nze nzije nku defending ngangambake kari umusajja kati goyagara nzije ngambeki nti bamuwayiriza ndapfuye kati uragira ngo nze mvuge ngo ibi ntago ari byo wiyumviye nawe no uragira ngo mbigenze ngavugisha ukuri Natasha reka ngewe nk'umuntu nk'uko mbizi sibyo Kimenyi ni inshuti yawe magara apana ibyo ngibyo kuba mucuzana ibi ngibyo Kimenyi ni inshuti yawe magara ntabwo byashoboka Godfather nge ndi umuntu mukuru sibyo kandi ikindi cya kabiri umuntu wese nagiranye nawe ibihe byiza cyangwa namenye ntabwo ntari umusazi cyangwa se ntabwo nakwihakana n'umwana twiganye muri primaire tugahura twaramenye nakwihakana kuvuga ko mwagiranye nawe ibihe byiza biraza kumvikana nabi urimo urabinshinja sibyo murimo murabinshinja ntabwo nshobora kwihakana Kimenyi ko ntamuzi kuko ntabwo yapfishije no matter what ibibazo arimo cyangwa ibihe bibarimo ntabwo byavuga ko nahagara hano nkavuga ko ntamuzi ndamuzi sibyo pe ndamuzi sinanamwihakana ariko nje nawe nta bana mufitiye afite umwana umwe bamwita Kimenyi Miguel yes niba bana si uwo mwana muzi yego nanjye nkagira abanjye abana banjye bose bitwa izina rimwe ry'umuryango yes ntabwo abana banjye bitwa ba Kimenyi no way abana banjye ntabwo bitwa ba Kimenyi no way so wowe nyuma yuko ukoze iperereza nyuma yuko ushyizwe mu majwi yuko uri umwe mu ntandaro cyangwa ushobora kuba ufite akaboko mu bibazo biri kwa mu rugo rw'umushuti wawe magara utekereza ko byatewe n'iyihe mpamvu ngwino hano garuka madara hano hari ingegera nayo ngiye gutera urutoki ngo manze nyereye mu maso nsanga nikora ubuye wavugaga yimbwire nyiboroke wavugaga nari nkubajije nyuma yuko we ubonye ibintu bitutumbye bikagera hara byageze bakagushyira mu majwi mu yango akaba ari we muntu yikoma urashaka kumusenyera kandi atari kubiri uri inshuti y'umugabo we gusa utekereza ko ibintu byatewe n'iki kuki mu yango ari wowe yayabirije cyangwa ari wowe ntabwo mbizi ntabwo mbizi you have to guess reka nkubwire uzi igituma none ntagishaka no kumenya ukuri narakumenye sibyo n'igituma nakumenye niyo mpamvu ubona ngiye bino bintu nabyihoreye wambabariye kugira ngo dushyireho umucyo ukuri ni ukuhe Natasha mu by'ukuri njyewe wabipostinze yambwiye ukuri kwe banange oyambwira ahangaha kuko reka nze nkubwire niba uri kuri amakomenti uri kuyareba listen to me amakomenti uri kuyareba ni ukuri kw'Imana according abantu bose bari kugushyiraho iki cyashya
ariko se bakinjizaho gute ngewe mperukana n'umuntu 2010 Musenyeri utanahari ni ibingibi ubwo wihakanye ko mwabonanye ejo bundi ngo mugahurira Nyandungu reka twemere ko ari rumazi so wowe mbwira rero ukuri ni ukuhe wamenye udashaka kuvuga mu by'ukuri kugira ngo icyo kintu kikuveho. Sometimes you have to pick ubu nureba kano kanya yego aka kanya mvugira Yego. aka kanya nta n'ukuri kugikenewe njye nakubwiye gute why narakubwiye ngo ushobora gupretendinga ukabeshya ariko ukuri nta kuratinda kugasohoka so ukuri kose kwasohotse iyo aba buri muntu wese umunyarwanda n'umunyarwandakazi n'umuyutuba n'umunyamakuru atagombaga kongera kumeshoninga izina ryanjye muri iyi mikino kuko iyi mikino niyo abana bafite amaraso ashyushye iyo stage twayivuyemo kure umunyarwandakazi uri kuba umunyarwandakazi bikambangamira. yes ndiwi no ukuri uri kuvuga kwagiye hagaragara ni ukuhe niba kwagiye hagaragara ukuri kumvishije nimugoroba hari ubwo wumvishije uratubwira ngo ukuri kwagiye hagaragara kandi kugeza amasaha abantu baracyari mu ntituramenya ngo ukuri ikintu kibyihishe inyuma ni ikihe ukuri kwagiye hagaragara ni ukuvuga ko ari mwe muri gutengera mu mugore undi mugore mugenzi we sanga ibyo yakoze ntazabikorera undi wose bagakurayo amajwi ukabyiyumvira nose wumvishijemo ijwi ryanjye hari ikintu utari kumva. Umugore yiyamye umugore mugenzi we turi kumwe wabyumvishe twese twabyumvishe ariko muri uko kumwiyama twaje kumva amakuru amajwi yande y'umugabo kandi noneho bikavuga ko uko Kimenyi yagiye kuri uriya mukobwa Keza kumuririra umuntu wa mbere yabanje kunyuraho no kumuririra no kwegera wa mbere ni wowe ngo buke yego ngo isoko dimo umuntu mbere yuko ajya kwa Keza yagiye kwa Keza kumuririra kugira ngo amuhe ikuma kuko urukundo neza asa nyewe wari uri kure yaje kundira ngo unyumve neza cyane kuko muri statement zakozwe yaramubwiraga ati wa mana yanjye ubu ngubu simperuka gukombaho mukora agahindukira kunyumva mve neza cyane yagenda aho anguka uretse gato amakuru yagiye angeraho ntafitiye gihamya bikavuga ko ari we wafashe iriya pasi y'uriya mukobwa ukayimuha kuko ngo wabanye na Keza i Bugande inka yanjye yego uzabaze Keza nimba atari ashobora no kuba ari ubwa mbere yambona uretse gato ibi ngibi bikavugwa ko ari wowe nyirabayazana iyake ari wowe nshuti magara ya Kimenyi ibi byose ibyo Kimenyi byose yakoze ari wamubwiye icyo gukora kuko amwizera mujyana muri Australia uje hano urambwira ngo ukuri kwamenyekanye ariko ukuri kwamenyekanye nawe urabona ko tugize gute umukuri dufite uyu munsi nuko wowe ufatanyije na Keza turi kumwe mwagiye umugambi wo gusenyera Kimenyi kandi mubigezeho. Okay, nimba narafatanyije na Keza nimba ari Keza n'ubwa mbere nakubona nimba ari Keza namubonaga ha kuri social media scrolling telefone yanjye sindavugana nawe nta nubwo ndamubona face to face niyo Uganda umwaka yayibayemo n'umwaka nayibayeho mubanza bitandukanye ntabyo nziho pe nta n'uwo nzima nayo mu ijuru niyo yandenganura arega ngubwire Godfather ikintu namaze kumenya kuri iyi si nta mugabo biba nta mugabo bigisha icyo gukora ubu mu Kimenyi wagiye akajya gusinya acumbagira n'urukundo rwinshi ubu naza nkamubwira ngo tumugore ubwo se by'urumva ibyo byabaho ko mwajya mureka ibintu by'ubugambo ntanazi by'i Kigali. Iyi nkuru wowe iyo ukimara kubibona ku nkuru ko nzi ko ufite amakuru nubwo uri kutuhishwa ngo wifashe ukuri kutavuzwe ni ukuhe Nata ku mushuti wawe ukuri kutavuzwe ku mushuti wanjye ubu turi kuvugana Kimenyi yabaye injashwa Mungu Yesu baba Kimenyi yabaye injashwa ukuri kutavuzwe ni ukuhe ukuri kutavuzwe nuko akunda umugore we cyane uvuze ngo iki umugore agira inkuru nyamara bya bintu
yeyagara abafumbo. ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga yuko ukuri batavuze mu bintu byose numvishe bavuze nuko batahamye neza ko akunda umugore we neza cyane, yamuhisemo muri benshi mu bakobwa magana i Kigali akitwariramo umwana umwe wenyine Muyango. Niko kuri batavuze kandi kugombwa kuvugwa. uri kutwiba, utubereye umunyenduga kazi madamu, utanga inzira, ibintu uri kunkora ntabwo ari byo. ukuri nifuzaga kuvuga ntabwo uri kukuvuga. Ntabwo Natasha umbereye umunyenduga kandi ntabwo biri kunshimisha. Natasha numvaga ko uri bushyira ukuri ahagaragara, wanze kugushyira ahagaragara. Natasha urifashe nyuma yuko urukumva wakabaye ugira ikintu uvuga. Ariko icyo navuga sirisenze cyane nange mwana gwe cyonkoze kuvuga no reka nana umuntu ni muting nseka ni nayiza ngaruke umuntu ni mugari urampindutse gwe ku bintu byo nabyo wawuride n'amatugo nze nyongere koki nawe kankugabe narongo owe mpamvu uwo mu mutono nyongere koki banza wumve wana ndeka mu gitondo nade sinawurirako katonda bwange nze nteke koki kuki nagufatiranyije muri kiriya gitondo kabomo wabura aho wenso bijye wakoze era nagabye mungu Yesu onjagara we bari nakoze kosa bura mu gitondo nari kugira yahuna umva nagiye ndimo ndatera haleluya ndavuga ariko abana we bazi iki kibazo abanyarwandakazi mu nkurikiye, ku bantu bazi everything about this issue n'uyu muntu ndi kumwe nawe hano. Niyo mpamvu ari mu mwandiko ariko birangiye nawe ambereye ikimara yanze kuvuga. Nana ushobora guhereza abanyarwanda ukuri mbahaye ni kumwe. Mutapinge screen. Ukuri mbahaye ni kumwe. Kimenyi Yves ego na Muyango ntabwo nkwemerera ndakumanura. Ikapikundana tugomba twese gufana, nimba bafitanye ibibazo bagasubirana nayo mbagwe cyokoze nanareka ibyo bintu. Guys, abantu mudukurikiranye abemera ko Muyango tugomba kumusengera tukamufatira iminsi yo kumusengera. Bari ibyo bikoza reka Muyango akumvishe yarira kuko umubereye nka Yuda, urumva, kuko wanze gushyira ariko abantu ni igitangaza. Nyuma yuko Muyango amushumitse akoresheje jihadi, wowe uje kumusengera marayi. Bibiliya iravuga ngo Bibiliya iravuga ngo niba gukubita urushyi uzahindukize suzagere gute. Urakoze ngereka mwerera imbuto kandi mumenyesha ko ibyo atekereza n'ibyo abwirwa n'amabeshyo. Ntabwo ushaka umutwara umugabo kandi mubwira ko nta mvura idahita. Inama wagiriye Kimenyi yari zo kubaka ntabwo wigeze wifuza ko Kimenyi. By the way, nuko Kimenyi atanaza hano imbere y'Imana yo mu ijuru. Imbere y'Imana yo mu ijuru ndi mu bantu batigeze bafana ko na bino byose byagera hano. Ndeka nkubaze amakuru nari ngiye kubivuga ndapfuye none kankubaze Nata waba uretse gato bije kugaragara ko hari ukuntu mwaganiriye birenze kuganira bya kivandimwe, nkankoresha imvugo z'ubu ngubu, hanyuma ukaba waragacuritse, hari ibizibiti bizagenda gute? Kugacurika ibizibiti byake ibizibiti byose ndacurika uzi icyo bishatse kuvuga. Reka uretse gato ntabwo ngenya mpubuka ngo difata sinyampubuka. Abantu muri hasi musobanurire Nana gucurika agatelefone icyo bivuze. Gucurika agatelefone ntabyo nzi by the way Ikinyarwanda cyane urabizi ko ari gike cyane. Gucurika agatelefone ni iki? Ubyandike muri comment.
kuko hano hari ibintu bizajya hanze mukumirwa. Nana ukunda Kimenyi? ndamukunda kuko ni umujama wanjye. Wamugiriye feelings za ego, wamugize feelings, wamugiriye feelings uwuhe mwaka se mu kihe gihe? Ibyo gucurika telefone ni ibintu ndimo ndabona muri comment ngo umupuri ibizute ibyo nibyo utanga umupuri yahuye ya wabibonye. Waba waragize ibihe byihariye kuri telefone na Kimenyi kuri video? noneho ibirenze ibyo nge nzishyira na miliyoni 5 z'amanyarwanda uzazana proof nzanayaha wowe. Wabibonye ukuntu bari kubyandika? Ndimo ndabona ngo umupuri online ibintu nk'ibyo ngo umupuri ngewe uyifite nge na Kimenyi ndamuha miliyoni 5 cash. Nana zirengeje ndamuha $5,000 by'idolari. Nana ndakubaza, utekereza ko byabyutse mu gitondo akaba ari weho bataka nta bimenyetso bihari? Ngo byibyo ngo nimba ari imipuri online ngo nimba ari iki? Bakuravuga ko hari ukuntu telefone ya Kimenyi yigeze kumuvanwaho cyangwa niba yakamikoresha ijambo ryo ko yarabuze, ariko ngo muri uko kubura hagakorwaho iperereza bagasanga ibintu biri muri iyo telefone wowe na Kimenyi nakasa mutwe. Ariyo mpamvu wakijweho umuriro. Ushobora gusubiza ubwenge inyuma ukareba ibiganiro wagiranye n'umushuti wawe mwakuranye mwatobanye utwondo. Can you? Reka mbwire Godfather, nge n'imyaka mfite nta nubwo inyemerera kujya kuri telefone n'umuntu ngo kwerekana iyo mipuri. Izo stage nazibuka nazivuyemo kera nimba ari iyo mipuri nimba ari ibiki mfite ubushobozi bwo kubona umupuri wari wo wose nakenera. Ibyo bintu ni bullshit, ni ibintu by'abana. Cyo nimukajya muzana ibintu nge ndakuzi Godfather, nge ndakuzi mwaye munzana mu bintu by'ubugoryi kw'imipuri nimba ari imipuri. Okay, so ubwo ngubwo rero tugiye gutegereza verisiyo ya kabiri. Ngiye numvaga ko niba ijambo watubwira ari iryo kutubwira kuri gusengera ngo basubirane, yo kumbura inshuti y'umuryango original. Nuvuga ngo Muyango mwaravuganaga nyuma narwo ndabona Muyango kuva naba sindu yakajwite ngumva haje. Ni gute utavugana n'umugore w'umushuti wawe mwakuranye? Arega kuba uri inshuti yanjye ntabwo byavuga ko ndi inshuti ya sister wawe cyangwa ndi umugore inshuti y'umugore wawe. Haje mu rujijo ngo kuba njye nawe twaba turi inshuti ntabwo byavuga ko naba inshuti ya ntuza ya madamu wawe cyangwa girlfriend wawe. Abanyarwanda mubyumvishe mute? Nana nibwiye inkuru iri hata abanyarwandakazi nge ndi umwere. Aba bantu mbifuriza ko Imana yabafasha ikabasura mu mitima yanyu, kuko twebwe turi inkoma amashyi tubakomera amashyi bahagara, ariko ntago uyu munsi turimo turabatera amacupa. Tubasabire twese ko bakwitekerezaho bagakuza abantu. Nyuma y'uko wumvishe ko kandi ko nari imbizi kubizi, nyuma y'uko wumvishe ko Kimenyi batanutuma nakombaho cyangwa ari gataho, wumvishe barira? Njye narira. Wayumvishe? Najya urida nempurira nkampurira ngenda mfa abantu kiri ngenshi ndagitsika. Reka mbabwire mw'abantu cyakoze Godfather wowe n'uzajya mu ijuru nkakubona wicaye nzamakinga sure ko mbwira Imana ngo ubigusubije inyuma ikuyigaho. Kubera iki? Ni irihe kosa nakoze? Wowe